Turabasuhuje bakunzi ba televiziyo y'u Rwanda. Uyu munsi turi mu kiganiro noza ururimi. Uyu munsi turaganira ku makosa akunze gukorwa mu mikoreshereze y'ingirwanshinga mu Kinyarwanda. Turi kumwe na mwarimu Uwiringiyimana JEAN-CLAUDE wo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Tukaba tuguhaye ikaze mwarimu. Urakoze cyane. Mwarimu, muri iyi nteruro ndabajije ati mwiga gute Ikinyarwanda? Hari ikosa ririmo rirebana n'imivugire y'Ikinyarwanda ko abantu bamwe na bamwe ari byo bakunze gukoresha? Yego, urakoze cyane kuri icyo kibazo. Harimo amakosa abiri ashingiye ku mikoreshereze y'inyinigwanshinga ati na gute. Ubwo twavuga ko ari te, kubarije gute ni ikosa te. Nuvuga ngo ibyo twita ingirwanshinga ni inshinga murayumva, inshinga itondaguye, ariko tuyita ingirwanshinga kubera yuko ntabwo yujuje ibisabwa mu mitondagure y'inshinga zose. Bivuze ko ti ni wa muzi w'inshinga ufatanye n'umusozo. Ni ukuvuga rero ko iyo uvuze ngo arabajije ati cyangwa ndabajije ati, ni ukuvuga ngo wibagiwe yuko iyo a yagombye kugendana n'ubajije ari we ruhamwa. Ruhamwa ninde? Ni jyewe. Wakagombye kuvuga ngo ndabajije nti, urabajije uti, arabajije ati, turabajije tuti, murabajije muti, barabajije bati, ugakomeza kugeza ku nteko zose z'amazina y'Ikinyarwanda. Kimwe no kuri te. Iyo te nayo ni ingirwanshinga, ariko yo noneho ifite wa musozo wumanye n'umuzi. Umuzi ni ti, ariko umusozo ari te. Akenshi yo ute, gute biba bivuga uburyo. Mwiga gute Ikinyarwanda ni ikosa. Bagombye gutondagura, guhuza te niriya mwiga ngenga ya kabiri y'ubwinshi, ukavuga uti mwiga muti, niga nte, wiga ute, yiga ate, twiga dute, mwiga mute, biga bati. Ni ukuvuga ngo rero kuvuga ngo arabajije ati, ndabajije ati ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo mwiga gute Ikinyarwanda ntabwo ari byo. Ni ukuvuga rero ya nteruro wambwiye ugira uti ndabajije ati mwiga gute Ikinyarwanda ni ikosa. Imvugo inoze y'Ikinyarwanda wakwiye kuvuga uti ndabajije nti mwiga mute Ikinyarwanda. Nese byakorwa kimwe no ku magambo akunze gukoreshwa ariyo gutyo cyangwa gutya. Urugero nko mu nteruro ikurikira: ntimubivuge gutyo, nimubivuge gutya. Vango wagombye kuvuga utya. Mvuga ani ntyo, uvuga utyo, avuga atya, tuvuga dutya, muvuga mutya, bavuga batya. Nakoresha ingirwanshinga cyo kavuga uti mvuga ntyo, uvuga utyo, avuga atya, tuvuga dutya, muvuga mutya, bavuga batya. Ni ukuvuga rero ko ikosa mu nteruro wampaye, nteruro wavuze, ikosa ntimubivuge gutyo, nimubivuge gutya. Iryo ni ikosa. Mu mvugo inoze bagombye kuvuga muti ntimubivuge mutyo, nimubivuge mutya. Mu mvugo inoze y'Ikinyarwanda nihe mvugo umuntu yakoresha avuga imva y'umwami? Urakoze cyane. Mu ikeshamvugo ry'Ikinyarwanda ntibavuga imva y'umwami, bavuga umusezero. Umusezero niyo mvugo iboneye inoze ivuga imva y'umwami. Iyo bavuze ngo kwa runaka babonye ikigira inka imbyeyi, baba bashatse kuvuga iki? Yego, iyo bavuze ngo kwa runaka, mu muryango wo kwa runaka babonye ikigira inka imbyeyi, biba bishatse kuvuga ko umukobwa wabo yabonye umugabo. Bivuga ngo kugira
ikigira inka imbyeyi biba bishatse kuvuga ko babonye umukwe.